mwami Yesu aza kudupfira ngo adukure mu isi y'ibyaha. ngira ngo bihindiye isura nk'uko nimureke nduririmbe kuko Yesu yavuze ngo itegeko riruta ayandi yose mukundane nk'uko mwikunda. Njyewe ndashaka kubanza nkamusuhuza nkamuhobera kuko ni ubwa mbere mubonye kandi ndamukunda, mbese sinzi uko nabivuga. Amen. Imana irakoze, ndagukunda. Amen, amen, amen. Numvise ibiganiro byawe. Reka nanjye ndirimbe ariko biransaba ko nyihimbira hano. Ngiye kuririmba indirimbo ivuga ngo virusi y'urukundo burya nayo ntagikira. Storybox Audio. turimo tugenda tuganira ni ku munsi wa Saint Valentin, umunsi w'abakundanye. Mamerike, reka mubaze gatoya, niki cyagiye kigushoboza kugira imbaraga kurwana intambara wagiye urwana? Birumvikana ni ibintu abantu benshi bazi nyine kuri uyu munsi mu kanya gatoya. Hari amasiripurize ari buze kuba, ariko muhumure biri buze kugenda neza. Ariko umuntu ureba iki kiganiro nakabaza ngo Mamerike muzamutubariza ikintu cyagiye kimushoboza kurwana intambara zo kwihangana agazitsinda, wavuga no gusenga Imana, no gusenga Imana. Reka mvuge urwo rukundo amasengesho kuko ari rwo rwateye
cyatumye umwami Yesu aza kudupfira ngo adukure mu isi y'ibyaha. ngira ngo bihinduye isura nk'uko nimureke nduririmbe kuko Yesu yavuze ngo itegeko riruta ayandi yose mukundane nk'uko mwikunda. Rukundo rurihangana kandi rukagira neza, ntirutekereze ikibi ku bandi ahubwo rwishimira ukuri. Rwihanganira byose rukababarira byose, iyaba abantu bose bari baruzi iyi si yahindutse paradizo. Naho nagira impano zo guhanura cyane, nkabasha no gukura imisozi, kuri jye nacyo nabamaze. Naho navuga indimi z'abamarayika n'iz'abantu, ntafite urukundo, nta rukundo ntacyo nabandi cyo, nta rukundo ntacyo nabandi cyo, nta rukundo ntacyo nabandi cyo. Rukundo rurihangana kandi rukagira neza, ntirutekereze ikibi ku bandi ahubwo rwishimira ukuri. Rwihanganira byose rukababarira byose, iyaba abantu bose twari turuzi iyi si yahindutse paradizo. Iyaba abanyarwanda twari turuzi u Rwanda rwahinduka paradizo. wow. Amen. Yeah. reka njya kurya. Yes, nitugende. Yes, bakunzi b'iyobokamana TV ndetse na Gira Neza TV, murabona yuko mu by'ukuri ni ibintu byiza cyane kuri uyu munsi w'abakundanye, nk'uko nakunze kubivuga mu kiganiro narindimo ngirana na couple ya Theo Bose Babireba. Murabona ko bihinduye isura, mugani wa Bose Babireba ati bihinduye isura, ngwino urebe. Pastor Mutesi wa muntu nababwiraga navugaga uri buze kubakora surprise, ubakunda cyane cyane bikomeye n'uyu nguyu nyine Theo, ni Pastor Mutesi burya navugaga nyine nashatse kumukeka, ndavuga ntimbivuze bikaba byo bagira ngo ndabizi. Uyu nguyu navuga reka ndekereyo hataba hadutse undi, kuko nzi ko nawe amukunda. Mameri, wa muntu nababwiraga nyine wateguye surprise kuri uyu munsi wa Saint Valentin, ku munsi w'abakundanye n'uyu nguyu Pasteur Mutesi. Ni ibingibi nyine abashije gukora. Turaje dukomeze ikiganiro, noneho ndamusaba nawe kuza kuba akirimo kugira ngo atubwire uko yabiteguye, impamvu yabyo yose, imbamutima zose turi buze kuza tubigarukaho. Imana reka tube tuvuze ngo Imana imuhe umugisha, ubundi dukongere twicare noneho dukomeze ikiganiro turi buze kuganiramo byinshi, murabisobanukirwa cyane. Ariko tugihagaze Mamerike ndabona afite imbamutima nyinshi, ashaka kubanza kugira icyo avuga agihagaze. njyewe ndashaka kubanza nkamusuhuza nkamuhobera, kuko ni ubwa mbere mubonye kandi ndamukunda, mbese sinzi uko nabivuga. Amen. Bana irakoze, ndagukunda. Amen. Numvise ibiganiro byawe, ndavuga ndabizi ko dukundana rwose. Uyu nguyu yanga imbere cyangwa nkamugira inyuma cyangwa gutya.
amen. imana irakoze irabikoze ntihabwe icyubahiro. none wajyaga wifuza no kuba mwahura? Najyaga mbyifuza cyane nkavuga se hari n'igihe namuhamagaye nkumva ntari kubyumva hari nk'uko mbyumva, ariko mbonye ko yabibonye nawe yabyumvise. Pastor ndagukunda, Ndabizi. ndagukunda, mbese sinzi uko nabivuga. Iyo bivuze ndabyumva. Pastor reka ibyo nkubaza mbikubaze twicaye. Niba nicara icyangenzaga ubundi nta gisobanuro ku rukundo, nta kindi gisobanuro ku rukundo mfite atari urukundo. Iyi famiye ndayikunda. Umuntu wa mbere twamenyanye ni Theo, tumenyana mfite umwana w'amezi 4, uyu munsi afite imyaka 14. Wowe ufite umwana w'amezi 4? Umwana wanjye uyu munsi afite imyaka 14. Tumenyana gutyo mu murimo w'Imana bisanzwe, tutarabonaga ntawayigaga undi, twari tuzeranye gutyo biraho. So rero umuntu wese waciye mu buzima bwanjye nzi w'umukozi w'Imana ngira igihe cyo kumusengera. Igihe habagaho intege nkeya narabasengeye, ndababara ndabasengera, ariko nkibuka nyine ko basezeranye ngo nzamwihanganira ngo mu gihe cy'intege nke. Mu ntege nke rero ni biriya bihaba. Igikuru ndashima Imana, ariko ndashima cyane uyu mubyeyi yangishije urukundo. Niyo ntakurirwa mfata Bibiliya, ni igitabo nasoma cy'urukundo. Urukundo rwihangana, rubabarira byose, rwizera byose, rwirengagiza, rutwikira ibyaha byinshi. Imana iguha umugisha, ukwiriye ikamba. Icyo nkoze ni gitoya kikwereka ikijuru rizakora. Uri umubyeyi nakwigiraho ntarinze gufata Bibiliya. Nkiriwe mfata Bibiliya nasoma igitabo cyawe nkakwigiraho. Ndi umushumba, ariko kuri we mfite nka kimwe cy'igihumbi. Urumva ni igitabo ngisoma page ya mbere. Imana imuha umugisha mwinshi cyane. Theo ndagukunda, nabwiye isi ko ngukunda, mbivugiye n'imbere y'umudamu wawe, njye nawe turakundana. Urukundo rero ntago baruvuga, urukundo bararubona. Mu bikorwa by'urukundo ni iki ngiki nkoze, kandi nzi ko kirabashimisha. Aka kabaruwa nabandikiye kanditseho ngo Happy Valentine's Day, mugire umunsi mwiza w'abakundana. Nababonanye urukundo, naje kubifuriza gukomeza gukundana. Haranditse ngo Family Theo, mwarakoze gukundana. Pastor Mutesi abifurije kumarana imyaka yose mu rukundo. Imana ibaha umugisha, nukuri mujye mukundana, muzajya muba mungiriye neza. Nicyo cyangenzaga, nicyo kizanzana iwanyu, mbese mubyumve, ndabakunda. Amen. Mwakira akabaruwa kanyu. Ngira ngo ni ibintu byiza cyane mugani wa Pastor Mutesi ati naho tutakwirirwa twicara, kuko icyaje gukorwa nyine ngira ngo murakibona, kandi ni ibintu byiza cyane ndetse biryoheye ijisho mu by'ukuri. Wenda Pastor nakubaza gatoya, kuki washatse gukora iyi surprise uyihuje n'umunsi w'abakundana cyangwa umunsi wa Saint Valentin cyangwa w'abakundana? Uvuze iki kuri Pastor Mutesi? Ni irihe somo abakristo ubundi bakwiye kwigira kuri uyu munsi? Urakoze cyane, umbaje ibibazo bibiri bikomeye. Uragira uti kuki wabishatse kuri uyu munsi wa Saint Valentin ukabihuza? Uvuze iki ku bakristo? Ku bakristo nshobora kutagira icyo nsobanura kirenze urukundo. Ikindi, Saint Valentin wayivuze n'uwayizanye hari abahanga mu kubisobanura, sinjya nsobanura ibintu ntafitiye ubuntuzi bumenye cyane. Gusa numva ngo ni umunsi w'abakundana, ntitaye ku kindi kintu. Ngewe nkunda urukundo, kandi aba bantu banyeretse urukundo. Nifuje kubihuza n'umunsi wo gukundana. Hari ababihuza no kuba ari ibitsina sexe opposé, nabyo ni uburenganzira bwabo, sibyo? Hari ababihuza no kuba bakunda abandi, nanjye abankunda bangezeho n'indabo. Imana ibaha umugisha rwose. Nshimiye umuntu wanyohereje ururabo, kandi ruturutse mu gihugu cya kure. Ahubwo hari n'abandi bashobora kugutwuza, wenda umuntu ntawabimenya. Urumva, Imana ibaha umugisha cyane abantu bose bankunda, babivuga n'abatabivuga, nanjye ndabakunda. Rero ku mukristo ntabwo Saint Valentin ntabwo ari ikintu gishamaje, ko twebwe tuba mu rukundo. Twaremanywe urukundo, twaremwe n'urukundo, twatojwe urukundo. Itegeko riruta ayandi yose ni ugukundana. Ubwo rero twebwe kwizihiza umunsi wo gukundana ku mukristo ni nk'uko nakwizihiza ko ndiho, kuko urukundo ni ubuzima. Umukristo rero ahari hose agomba gukundana. Kandi ikindi, Saint Valentin ntabwo twabyiziza kuri 14 gusa z'ukwa kabiri. Hano undi munsi wabihoramo, wabibamo,
kuba Kristo rero ntabwo njye Saint Valentin nayihuza na wa mukobwa wagiye kurara ku muhungu, oya, nabihuza n'urukundo nkuru nyine. Uru ni urukundo ndarwiyumvamo, mba mbyumva ko mbafitiye urukundo, ngenda bakunda, sinjya nishushanya, kandi wanteye gukomeza kubakunda. Ngushimiye mu ruhame rw'abagore bose bo ku isi, ukwiriye ikamba, Imana iguha umugisha. Amen. Bose babireba, reka njye kwa nyir'urugo, iki gikorwa Pastor Mutesi akoze ucyakiriye gute? Ntekereza yuko adashobora kuva hano nk'uko yaje turirimbira ngo reka mvuge urukundo kuko ari rwo rwatumye umwami Yesu aza kudupfira. Nk'umuririmbyi niba uyihimba nonaha, niba ushaka akantu simbizi, ariko reka twumve mutima za Theo bose babireba. Reka nanjye ndirimbe, ariko biransaba ko nyihimbira hano. Ngiye kuririmba indirimbo ivuga ngo virusi y'urukundo burya nayo ntagikira. Virusi y'urukundo burya nayo ntagikira. Iyo umuntu ayanduye biba bihwaniyemo. Mutesi uyu mureba nawe yanduye iyo virusi. Virusi y'urukundo burya nayo ntagikira. Murakoze. Kimwe kuko warumbajije indirimbo ndi umuririmbyi, ariko najya nkubwire ngo ufite virusi wanduye idanakira, ko inakize byaba ari bibi. Hanyuma njyewe Mutesi nari muzi, madamu atamuzi, kandi madamu hari naho yageze nkumva arenda kumunyishyuza. Noneho kandi ntabwo nari mfite uburenganzira bwo kujya kuburanya Mutesi ngo uzadusura ryari, kuko nzi ko afite virusi yanduye izamuzana, kuko ntizakira ngo abireke. Ibintu ndimo kuvuga nuko mbizi neza. Hanyuma nibura njye nanamuherukaga, urumva rero urabona nawe yegereye uwo ataramenyereye. Ariko uyu mudamu nabivugira hano nanjye akunda Mutesi nawe. Nageze ku rwego mugurira na kuteri mu rugo kugira ngo yumve ibiganiro byawe. Hakaba igihe tuba turi nko mu rugo, noneho agashyiramo telefone ikavuga cyane, wenda nitaba n'abantu ukumva arabambaza ibibazo bitewe ko bumva na telefone, urabizi smartphone iravuga, agashyiramo kuteri. Akabyumvira ari muri kuteri ariko akabyumva. Ubwo rero namuvugaho byinshi, ariko genda nezerewe cyane. Ibi bintu mbivuge nanone kuva mvutse ndabibara, ntago biri butinde. Ururabyo nafashe bwa mbere twari twakoze ubukwe n'uyu mudamu. Ubwo n'ururabo rumwe nibuka mu ndabyo ntakibagirwa, kubera ko narwo rwageze aho rudusaziro, kuko imodoka twari twakoreyemo ubukwe byasabaga no kuyisunika. Nese naraha izaba baba fiyemere, nimba ari abafiyemere, nimba ari abafiyemere, izabo zavunitse kare kuko bose basunikaga imodoka yanze. Kugenda no kugaruka musunika imodoka ntabwo byari kuba bigikunda. Hanyuma nongeye kubona ururabo ari abantu bankoreye surprise ku kibuga cy'indege, ntabwo Joel wari uhari, ariko ururabo rwiza ku isi rwabayeho mbonye ni urunguru pe. Nafasheho ntinya gufata cyane njya ngo biracika. Mfashe numva inyuma birakomeye, ariko ururabo ni rwiza. Imana nabyo yari bizi ko igihe kizagera nkongera ngafata ururabo ndi kumwe n'umudamu, kananjye nongere nduguhe. Ahubwo narugumane, ahubwo ugende n'amaguru, ugende uce mu muhanda ufite ururabo, abantu babone ko Imana igira neza. Nezerewe cyane. Iyo nezerewe cyane mba numva nenda kurira kandi simbishaka. Mba numva ikintu ubundi kumva nifata. Nira ndirimbo yari igiye kunanira. Nanjye ndumva ndi hafi kurira, ahubwo bandeke mve mu kiganiro. Turaje ntabwo tukigira kirekire, ni cya surprise. Reka mbase Mamerike, imba mutima zawe z'uyu munsi, iki gikorwa Pastor Mutesi yakoze, kubona mubonye nkuko wajya guhora ubyifuza, niki wabwira Pastor Mutesi? Ni niki wabwira kandi umutware bose babireba kubwo uyu munsi? Uyu munsi umutware avuze ku rurabo,
nsanze nanjye ubu ngubu ari ubwa kabiri mfashe ururabo. Urwa mbere ni igihe twarimo dukora ubukwe, ubu narwo rumeze nk'ubwa mbere. Noneho mpagaze hano nahoze ntekereza ikintu, Pastor Mutesi njya kumukunda ngire ngiye yaba ari nka anniversaire y'umwaka urangiye. Hari igihe nari ngeze ahantu mbona nanjye ngiye kunanirwa burundu, ibintu byo kureba kuri WhatsApp ngire ngo natangiye muri uku kwezi. Sinzi ukuntu nafashe telefoni njyamo ntazi n'ibyo ari byo, nyine ngo ku biganiro mbanguye ku biganiro bya Pastor Mutesi, ibya Aline, ibya Antoine n'abandi bakeya, ariko icyo nguyu numva kirankomeje cyane. Mba mbonye inshuti nkavuga nti uyu muntu ko mbona hari ahamvanya ntwaye, none hari newe hari ukuntu bari baramumbwiye nitekerezaga, numvaga wenda yaba mfata nk'ukundi kuntu nk'umuntu w'umunyamahane, ntangira kumva ahantu yaciye numva ndamukunze ntari bumubone, ndavuga nti burya nukameze. Rero ukwezi nk'uku nguku nibwo nabonyemo ibyo biganiro, ndavuga nti si umuntu namukura he ngo dusangire ko numva twanywereye ku gikombe kimwe. Uyu munsi nibwo mbitekerezo ndavuga ntububaye na anniversaire y'umwaka kuba uyu nguyu yaramfashije. Ubu mwaka nago mbeshya ni kuri uku kwezi kwa kabiri gusa itariki niyo ntibuka. Ndasoma ndavuga nti uyu nguyu twahura tukaganira, uyu nguyu yanyumva nanjye namwumva, ndavuga nti Imana none kuri uyu munsi ugiye nabibonagamo nibwo Imana ibishohoje imbona nkubona. Imana rero inkoreye ibintu sinzi, njye hari ukuntu nishima, rimwe na rimwe ndarira, rimwe na rimwe ukabona mfite agahinda, ariko ntezerewe cyane numva byandenze. Kuko umwanditsi we yaravuze ngo yabuze uko abigenza, aravuga ngo ni ya. Nanone sinzi undi wavuze ngo usezerere umugaragu, ariko njye ntago ari uko biri. Imana iri ni itangiriro ry'umunezero wanjye, ku by'Imana yagiye imbwira. Urabona mbese ni nk'aho ari ubukwe, ni ubundi bukwe twongeye tukagira. Ibyo tutabonye muri cya gihe hahandi twari turi biratangiye, gufata indabyo, guhabwa kado twazihawe n'abantu bo hasi, biratangiye kuzihabwa n'abantu bo mu rundi rwego. Imana mbese sinzi uko nayivuga, irakoze. Pastor Mutesi ndanezerewe, najyaga numva gusa nahura warabizi niba afite iyo virusi kandi ngiye yaratangiye kera, ariko nahoze nkubwira nti ngiye mu minsi nk'itatu cyangwa 2 nabwiraga uyu mugabo nti ngiye ubu ngubu niyo wankorera ikibi kimeze gute, nti nuwongera niwagira n'ikibi kiguturukaho utazagira ngo nge zakwanga, ndi kubona ari bw'urukundo ruri gutangira, ndi kugukunda. Niba wumva wakoze ikintu wumva ko watandukiriye, ahubwo uzamenye ko ubwo nge ari bwo ndi kugukunda cyane. Imana rero ikunzanira abantu bafite iyo virusi, nge nayanduye kera. Imana yinyanduje kera, rikunzanira abandi bantu. Birageze ko isi imenya ko hari abantu bafite indwara banduye, kandi indwara itica, indwara ibeshaho, mbese ntago biri burangirira ahangaha. Erega hari abantu bafite izindi ndwara banduye zamenyekanye, ubu bigiye kumenyekana rero ko hari indi ndwara abantu bandura ibeshaho idakira kandi ibyo. Ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Ni munyemerere dusoze, ntabwo dusoza kuko ino ndwara ntikira, turayikomezanya na nyuma y'ikiganiro. Ni indwara y'urukundo, ariko surprise ni reka mbifurize umunsi mwiza w'abakundana wa Saint Valentin. Dushimire cyane Pastor Mutesi kubwo iki gikorwa yateguye. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera bayo bakora, imuhereza umugisha cyane n'ukuri, kandi kuba umuntu akunda abantu akanabigaragaza mu bikorwa, ngira ngo bikora ku mutima kabiri kurusha kubivuga gusa. Reka kandi nshimire couple ya Theo bose babireba, wasanze turi mu kiganiro tuganira ku rukundo rwabo ko bamenyanye, ngo bamenyanye uyu nguyu ahura n'uyu abona yikorenga igifuka cy'ibishyimbo avuye gusarura, ngo uyu nguyu ahita avuga ati rezana nkwakiraga, aramutwaza, ngo naho urukundo rwabo rwaje guhera. Ni birebire bizatugarure, wenda tubikoremo inkuru igize, kuko iyi surprise itumye n'ikiganiro twatangiye tutakirangije, ariko kuva ari Saint Valentin bihuriyemo. Mwakoze, Imana ibahe umugisha, ndabashimiye, kandi niko bimeze kabisa. Naho ubutaha
Pastor ugiye kubasengera ugiye kubasengera Imana kugira ngo ikomeze ibane nabo kandi ikomeze urugo rwabo nubwo n'ubundi rukomeye kandi n'ukuri turabashimiye. Nimero zanyu yaba iza couple za Pastor Mutesi ku biganiro ziri buze kuba zanditseho ntacyo bitwaye. Reka hari akandi gashaka kuvuga rero. Hari akantu numvise nshaka kongeraho avuga ibyo umufuka yantwaje numvise nakongeraho. Ndagira ngo mbwire abantu cyangwa bafite inshuti zabo bari mu bantu aho yatangiriye ngo ajya kunkunda, ndagira ngo mbabwire ko naho baba bikoreye imitwaro imeze gute, hari igihe kizagera imitwaro bikoreye bakayikurwaho. Niyo kaba ari akazi kuri gukora kugoye nyine ushakisha, ndagira ngo mbwire abantu ko kazakurwaho. Pastor Mute, uzi ko hari umutwaro ukuvaho bikarangira utanawubasha. Icyo gihe nari nikoreye nk'igifuka njya nkishushanya rero tutari kumwe, iyo mbonye nk'abantu b'abanyagataro bikoreye nk'ibintu mbona ntabasha gukura hasi, Imana igukura ahantu ikagukura ku mitwaro wikoreye yaguhetamishije ikakudabagiza n'ukuri. Nkareba nk'umuntu wikoreye icyo gitwaro nkabona nta kibasha no kugishyira hano, kandi Pastor Mute hari igihe nakikoreraga ahangaha, icyo gihe nari nakikoreye ngire ngo jyenyine. Imana iraruhura. Urukundo ruraruhura, urukundo rurakize, rufite ubutunzi, urukundo rufite ibintu byose. Mu rukundo ijambo riravuga ngo urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Niba tuzi ko hari ubuzima bw'ingenzi, urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Ikintu umuntu kwisa azi ko ari ingenzi, mumenye ngo urukundo ruri hejuru, ruyoboye isi. Reka dushimire Imana ku byo yakoze. Kuba mumeze gutya si uko Satani yihannye ngo abe yakijijwe cyangwa ngo abe shaka gupfukama ke, nta kibazo. Mfukamana n'ururabo rwaje. Amen. Yabahaye kumenyana, izabakomereza urukundo. Nzi neza ko nta warwana n'urukundo ngo arutsinde iyo ruhari. Ikintu cyose cyaba kidashingiye ku rukundo cyasenyuka vuba, ariko iyo urukundo ruhari nta gica mu rukundo ngo kirusenye. Data, mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye ko uri umubyeyi uzi kuzuza inshingano ze, kandi mu bintu byose tunyuramo aka kanya ndahamya neza ko harimo ishimwe ryawe. Ibyo uyu muryango wanyuzemo bitari byoroheye Theo, bitari byoroheye madamu we, uyu munsi wa none harimo ishimwe ryawe. Turagusabye ngo ukomeze kuyobora uru rugo, ubakomereze umurunga w'urukundo, kandi buri kintu cyose cyarwanya uru rugo amaboko yawe ntakiremerere. Nama z'abagome, ababatega iminsi, abavuga ibindi n'ibindi bacogorera imbere yawe, Uwiteka ubakure ku rwego ubajyana ku rundi, ubahe ibyishimo bidashira, ubahe ibikoresho byo mu rukundo, bya bindi bikenerwa mu muryango. Urakoze kuko uri Imana, uri Papa. Icyubahiro ni icyawe kuri uyu munsi w'abakundana. Tugushimiye urukundo rwagaragaye muri uyu muryango, rurimo kwihangana, rurimo kubabarira byose, rurimo gutwikira, rurimo kwizera. Ni urukundo twese twavuga. Icyubahiro ni icyawe. Baha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ibaha umugisha. Upendo, upendo ni tunda la Roho. Upendo, upendo ni tunda la Roho. Upendo, 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 upendo ni tunda la Roho. Upendo, 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 upendo ni tunda